dore mushaka mwaje murashyiramo n'amagi y'ibishuhe, dore amagi yose kano karongo kose mubona nyine, aka karongo kose ni amagi y'ibishuhe twasizemo. Ubwo yo ntabwo yagera ku musatsi, yo ntabwo yagera ku gihe cyo kuvuka, kuko yo ubwo nimba turi 21 na yageze 21, kandi abizi ko amagi y'ibishuhe avukira iminsi 28. Ubwo turacyategereje n'ishyiramo andi magi, ubwo nayo bizongera bijanirane. Amagi y'ibishuhe arizo mbata, murabona ko nyine bari bigi binini bimeze ukuntu. Urabona ko yamaye etajeri yandi nayo turimo kuvuga ntiyari kugenda arayibutse aravuka. Yandi yo hejuru yo asa nkaho asizemo, ariko ejo byari bigaragara ko hasigayemo makeya. Uzi nawe epfo nyine kubera ayo matara akoze urutse nta kibazo. Nayo matara yo hasi arazifasha kubera ko ziba ziri kubona ubushobozi buhagije nyine, nkaho ziba ziri muri demarage. Ariko amasake mufite niwe imirangi, inkoko z'imirangi. Amasake abiri. Ndi kubona ari gukora akazi cyane. Ari kure kandi urumva ko murabona ko ari imashini imwe ikubiyemo amamashini abiri. Songera kandi ubusubirayo. Ko niki bitangure bageze funze neza. Urebye rwose tunabona ko ari amamashini abiri. Ubwo bivuze ngo azatangira ubwo ku munsi wa 18 hazaba ku tariki 2. Mushaka mwandabura mukatanya mukama ku manda hakiri kare, dore ko mumbwira abandi barangije kuzifata. Rukora sidatandukanye nuko yari gukana. Uko byari yari isose. Nuko rero toroshye.
nta flash rero makumyabiri n'imwe yatangira mu kanya saa tanu n'ubu rwera ku makumyabiri ku munsi wa makumyabiri iravana yaterwa ariko ubwo bitari imitwe ukora ku munsi wa makumyabiri uzatangiye kuvuka neza kabisa. ukora amagi yo hasi ukura ari kumena ukora ageze isaha ubundi haravuka bwinshi uzatangira kuvuka neza mu kanya nka saa munani niho ziraba zavutse nyinshi. mbese umunsi wa makumyabiri utangiye kubera ko amenshi arabagira uraza kurangira zarangiye ageze twasizemo saa yine saa tatu twavuye n'aho bwakera twavuye no twakeye nta kirage twatse hari nka saa tatu wapi saa tatu nose ko twabanje koza imashini uko twavuye n'aho nka saa sita ubwo makumyabiri n'imwe iratangira saa sita kuko nzi ko navuga pe kubera imedite harimo igihe ushaka icyo iyo ni imedite ziri kuri kangahe ko nayo twiza dore mushaka mwaje murashyiramo n'amagi y'ibishuhe. Dore amagi yose kano karongo kose mubona nyine aka karongo kose ni amagi y'ibishuhe twasizemo. Ubwo yo ntabwo yagera ku munsi yo ntabwo yagera ku gihe cyo kuvuka kuko yo ubwo nimba turi 21 na yageze 21 kandi abizi ko amagi y'ibishuhe avukira iminsi 28. Ubwo turacategereje nibishiramo andi magi ubwo nayo bizongera bijanirane. Amagi y'ibishuhe arizo maso murabona ko nyine bari bigi binini bimeze ukuntu. Urabona ko yamaye tagiri yandi nayo turimo kuvuga yari kugenda arabirutse aravuka. Yandi yo hejuru yo asa nkaho asizemo ariko ejo byari bigaragara ko hasigayemo makeya. ariko amasake mufite niwe imirangi inkoko z'imirangi Amasake abiri ndi kubona ari gukora akazi cyane ubu harimo nta n'uduswi twinshi turimo tw'imirangi.